Muri iki gitondo tariki ya 17 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 amakuru azindutse nuko umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urafunzwe nonaha. U Rwanda rufashe icyemezo ndetse navuga yuko ari icyemezo benshi bari kwibaza batese byabigenze bite kugira ngo uyu mupaka uhite ufungwa byihutirwa. Amakuru tugezeho yizewe nuko umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Grande Barriere na Petite Barriere bimaze gufungwa muri aka kanya. Benshi bari kwibaza batese byabigenze bite cyangwa se ni cyo kintu cyaba kibyisha inyuma gitumye Petite Barriere na Grande Barriere bita bifungwa muri aka kanya. Ndetse no kuba mwakoze iyo shene ipanze gutyo mukamugira minembwe mukahanesha byatuma umunsi buzacya mwaramutse cyangwa uwo mu Rwanda naramutse nabi za makobora zongera zikavamo urumva za swima ne bari hose Swima kugeza ku rwego mwazongera mugakatinga off mugafunga Uvira nkuko mwigeze gufunga Goma muri Sake urumva mugafunga Goma muri Kibumba Uvira ikazasigara igicupuri nta kintu gize Gembona na Uvira bazabate twayivuyemo ako tuzayifungira Rugezi cyangwa makobora birashoboka twongeye tuyifungire hano Kamanyora kandi zatwifuza iminsi yaratambutse kiriya kintu nacyo ese bahava badatseta ibirenge ubona mu 23 biva muri Uvira yishimiyeyo ahantu yavuye inshuro 3 kandi ivuga ngo twahavuye rero nicyo navuga birovias ko ntabwo ari M23 aba bakora muri commande ya ruguru bakwirengagiza abo muri commande y'hepfo kwa Sematama kandi bitero ndimo kubona uyu munsi ko babyandika ubona ko leta ishaka gukoresha ingufu nyinshi kugira ngo isibanganye minembwe abanyamerika aratuje aragushyiraho amategeko abaturage niyo ukoze ku muturage umwe departement Amerika irahaguruka yewe umuturage umwe wayo se n'utari uwayo sinamenye ukuntu birukanka kuri Rusesabagina urumva atana umuturage wabo ariko mwebwe abaturage banyu bashize inka ziba bombarde hari discipline bakwiye kugabanya rwose je mbikubwire kuri izi mikoro n'izi kamera bazareba ukuntu discipline hotel umuturage yo nta kibazo ntikeneye kugabanyuka urumva ariko kubaha leta n'umuryango mpuzamahanga nyambona ngo international opinion kanyukaze kwandika we amagambo n'amatangazo yakanyuka rero urumva uhuye n'intare we ntubimenye ukagira ngo wenda ni marshal muhuye kuko udahita developa imisemburo ituma ujya mwihangana intare iratambuka nawo gatambuka abanyarwanda barabizi bajya ngo karaka yahuye n'ingwe impamvu yahuye n'ingwe nuko nta wikanzu ninga kore hasi ngagiye gutegera muri position yo guhangana yahita gushwanya gusa M23 rero aya ma video mu yareba ndabizi urumva mumenye ko the plus mushobora ku developa umwuka w'ubwoba vahanagiye gira gute n'iki wa mu predateur ukuzengurutse no kukurya byanze bikuze ariko no developa ibiko usa nkaho nta cyabaye nibyo avuga ntacyo bikubwiye uwo uri ku nshingano zawe ukikomereza urugendo rwawe aho uhagaze cyangwa aho ugenda azakubaha ubuso umugabo wabisikanye n'ingwe ku musozi ntabo mugani n'abantu bakajya mutinya ngagendana amarozi kandi nta n'ikintu yifitiye uko minembwe imeze uyu munsi niko Masisi igeze kujagarara uko minembwe imeze uyu munsi niko Rucuru igeze kujagarara ubwo no kuvanga mu mbone za FCM 23 twirwaneho bafite capacité yo gusekiriza minembwe ko basekirije ahandi hasigaye uko minembwe ntiruta Uvira nako yigeze gufatwa nubwo bayivuyemo ntagira uruta Bukavu ntiruta Goma cyangwa se n'ahandi hose turimo kuvuga haruguru kubera iki minembwe batayifatira ingamba bakavuga ati today tugiye gusekiriza minembwe no matter what sibyo niyo mwenga yavamo kuri extreme kuri ntuze ya mbere niyo Uvira yakongera igafatwa bibaye ngombwa urumva nuko kwiyira imbere cyane nazabigogo zigafatwa na za makobora n'iki ari butuntu twishe cyane ariko turimo kurya umutima amenyo kubera iki Sandri buriya nibyo nigeze kubwira abantu ariko ubu nonsa n'wabigabagije nkubwira ngo intambara yangiye muri Standard cyo nashingiragaho kera buriya n'uko kandi nagarukaho dusubire muri 2022 na gatatu ubu iki kiganiro kiba kiri icyo gihe tuvuga Goma nkuko turimo kuvuga minembwe habagaho impaka n'ubundi uzi ko zabaga zimeze ko mwabuze ubwenge murabona uyu mujyi diplomatique wafatwa airport ya Goma ikajya hasi Monisco iri muri ya mujyi mwege murabona sinyesha modashaka kuzikwegera umva icyo batubwiraga icyo gihe Uvira Bukavu yo ntago ijyamo neza kuko Bukavu yafashwe mu buryo bwegeranye na Goma ntago Bukavu wabango yigeze basibure gukira gutya none se amagambo twabwirwaga M23 iparitse kwa bamadimi yo ngiyo amagambo twabwirwaga abasesenguzi M23 iparitse Kibumba sibyo naha za Kabuhanga
zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Muri iki gitondo tariki ya 17 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 amakuru azindutse nuko umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo urafunzwe nonaha. U Rwanda rufashe icyemezo ndetse navuga yuko ari icyemezo benshi bari kwibaza batese byabigenze bite kugira ngo uyu mupaka uhite ufungwa byihutirwa. Amakuru tugezeho yizewe nuko umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, Grande Barriere na Petite Barriere bimaze gufungwa muri aka kanya. Benshi bari kwibaza batese byabigenze bite cyangwa se ni cyo kintu cyaba kibyisha inyuma gitumye Petite Barriere na Grande Barriere bita bifungwa muri aka kanya. Amakuru yibanze ndetse atugezeho muri aka kanya aravugwa yuko byatewe n'umurwayi wa Ebola wagaragaye igoma ku munsi w'ejo. Andi makuru rero turaje dukomeze tuyabashakire ndetse turabagezaho akantu ku kandi. Kabunambo nawe ujye wishija ko iri muri Uvira Centre cyangwa Uvira City kubera ko ntiri muri uwo mujyi. Rero ubwo no muri Mwenga ishobora kuba yanga yuko hagira umuntu uyirondaho umusaraba wuko hari teritwari nshya yongeye kwagura yongeye gufata. Kandi biri muri ya cadre yo kuvuga ngo ibintu basizeho umukono ntibibemerera kongera gufata handi hantu hashyashya. Ubanza nayo icanga karite kavuga uti mu Rwanda strategic ariko ntimufata ikintu cyitwa center yubatsemo teritwari. Yego. Kuko induru zahita zigaruka nkaho twafasha Uvira nanone. Iyi background, iyi common ground reka tuyumvikane ku bantu. M23 yavuye muri Uvira isubira Kamanyora kuko itakemerewe kongera kurwana kubyo yashyizeho umukono ifata ahantu hashyashya. Nifata Mwenga Centre muri urabizi mu ntambara ubwo teritwari yose bifashwe. Ndi teritwari bifashe nundi musongo bugarutse nk'uyagize iri muri Uvira nubwo strategic bitareshya bidahwanye ariko numva ni ikibazo. Ariko hari n'uwakubwira nawe atese mu 23 ikiri strategique gibona wabonye igirana wari kare Centre ko bayisubije kugira ngo bajye intuza bajye doha zibivuze kidafite handi Rwanda muri wari kare itinya ama centre manini afite izina rikomeye nka za Pinga kuko nibyo kisha city heraho aho kabayitamo kuhagota katofu urumva kugira ngo bireke gusakuza ariko ihafite ijisho ihafite n'ubushobozi. So nsubiye inyuma rero wenda izi ntambara zamwe kutazitangaza bumva zagarura indi nduru yiri territory nshyashya baba bungutse kandi n'umundi bayisanzwemo. Ntekereza ko bashaka kuzaharwana badafuze ngo twafashe Mwenga Centre n'umundi bagakomeza bakayizora ariko yanzira na yamayira bayaciye bishoboka kandi nkigira amakuru yahariya cyane ubu ntaga kiri menshi. Umuntu yajyaga nsobanurira ku ikarita ubayo ukuntu ubona yuko iyo control bashobora kuba bayifite. Akuri ya muhanda rero wa Bukavu Mwenga Kamituga ukaba wanaca hino ukagera Minembwe. M23 bikeneye kandi mu kubikenera kwayo nuko zasoko izazo ntazi ko zakize cyangwa se zakajugujugu nabonye yiganura igoma. Buryo ufashe ubutaka ubufashe n'ikirere urumva ufashe n'ikirere ku buryo ukontrol Centre Kongo nini ukontroleye Mwenga genda hamya ntashidikanya ko ibintu bibiri indege yavana imiti Ubukavu ikayijyana Minembwe kuko uri ku butaka ikirere cyose ni cyawe ryashyama uri control ariko ntabwo washora intervention nk'iyo ngiyo uzi ko ku butaka air defense za Tshisekedi zayirasa. Yego. Ako kantu nkongeyeho kugira ngo kumvikane neza Mwenga irimo byose Mwenga gucomeka kuri Fizi kandi igihe leta izikubita ikigirishano urumva ufite Mwenga nibyo nakubwiraga mu kanya kuba mwakwiruka mujya Kindu bizaborohera ubwo ni ku muntu ureba ku side ya West Kinshasa kuba mwakonya mu gitamo pfufunka mu misozi mwese mukigorora Rusizi na Uvira byaborohera ndetse no kuba mwakoze iyo shene ipanze gutyo mukamugira Minembwe mukahanesha byatuma umunsi buzacya mwaramutse cyangwa uwo mu Rwanda naramutse nabi
za makobora zongera zikavamo, urumva za swimane bari hose kugeza ku rwego mwazongera mugakatinga off mugafunga Uvira nkuko mwigeze gufunga Goma muri Sake, urumva mugafunga Goma muri Kibumba, Uvira ikazasigara igicupuri nta kintu gize. Noneho bakavuga bati nta hari ubutubona muri Uvira, ariko nyamara Uvira ishyira ku ziko, urumva yego ari uko M23 yabyemeye cyangwa M23 ishaka kwicisha inzara abantu bigoma ntari kubikora. Ufite Sake hari roundabout ukanagira Kibumba cyangwa hepfiriya hari muri cya kiba, ntawe M23 ishaka ntabwo ari gufunga umujyi wa Goma, inzara ikabamara. Gembona na Uvira bazabate twayivuyemo, ariko tuzayifungira Rugezi cyangwa Makobora birashoboka, twongeye tuyifungire hano Kamanyora kandi zatwifuza iminsi yaratambutse. Kiriya kintu nacyo ese bahava badatseta ibirenge, ubona M23 iva muri Uvira yishimiyeyo ahantu yavuye inshuro 3 kandi ivuga ngo twahavuye. Rero nicyo navuga Birovias ko ntabwo ari M23 aba bakorera muri commande ya ruguru bakwirengagiza abo muri commande y'hepfo kwa Sematama. Kandi bitero ndimo kubona uyu munsi ko babyandika, ubona ko leta ishaka gukoresha ingufu nyinshi kugira ngo isibanganye Minembwe, kandi ntabwo biri bukundi. Yego ahubwo ishobora gutuma iyo Minembwe na za Rubibogobogo zifatwa cyangwa n'ahandi hantu hatanu, newe na Makobora bayisubira kubera ko ntabwo abantu bakwemererwa gushira ngo kubera ikiza. Ubundi cyicaye mu Ventura kandi discipline nyinshi, uwafata discipline afite agakoro kimwe cya kabiri izi ntambara yakoroha, ariko baritonda birirwa bitonze, shabanza bigoye pe kwitonda cyane nabyo nabikabije. Bazapunguza akantu kameze ko kubaha abazungu cyane. Abanyamerika aratuje aragushyiraho amategeko, abaturage niyo ukoze ku muturage umwe departement Amerika irahaguruka, yewe umuturage umwe wayo se n'utari uwayo sinamenye ukuntu birukanka kuri Rusesabagina, urumva atana umuturage wabo. Ariko mwebwe abaturage banyu bashize inka ziba bombaride, hari discipline bakwiye kugabanya rwose. Je mbikubwire kuri izi mikoro n'izi kamera, bazareba ukuntu discipline hotera umuturage yo nta kibazo ntikeneye kugabanyuka, urumva. Ariko kubaha leta n'umuryango mpuzamahanga nyambona ngo international opinion Kanyukaze kwandika we amagambo n'amatangazo ya Kanyuka rero, urumva antelisereri buriye rwose arandika pe. Niba hari umuntu w'umuraporoteri uzi kureportinga Kanyuka arimo, ibyo nibyo rero mwavuga mwiyereka isi mugira gute, ariko mu mitima yanyu mwabigabanya. Kubaha ibintu byose ntago ari byiza, n'igihe kigera namwe mukagerageza kugira. Kandi iyi si tuvuga yo hanze ahangaha Sandrine, niyo wibrandinze ko ushobora guhagarara ku ijambo ukagira ibyo wanga, isi ya none irakwemera. Do you think buriya ko Iran ibihugu bitaza kwiyemera mu Misiri imbere n'ibitayobahaga? Ubuse Dubai, umuntu w'i Dubai yakongera gukinisha umwana w'umuperesi yarabazunguje. Ubuse Qatar yasuzugura Iran, basigaye bazi ko Iran atari mugenzi wabo, kuko Iran yarebye mu maso Amerika. Ntabwo binganya imbaraga, ntibinganya ikoranabuhanga, ntibinganya amafaranga, ariko umunyayira ngaho niba tubwiye igihugu cyo muri Asazo hagati cyahagarara kigangana na Amerika amezi 2 kihise, ndavuga byabaye bikarebana mu maso. Ni Saudi Arabia se ikoresha uburinzi bwa Amerika, ni Qatar se, ni Bahrain, ni Iraq se yashwanyagutse kuri. Ariko biragaragara ko iyo umunyembaraga agufesinze, urumva yego ntuhita uzamura ubwoba, umwuka w'ubwoba. Abantu ibyo babitangaho ingero kuri ibi, babitangaho ingero kuri ibi biremwa biri tubana nabyo mu buzima bwa buri munsi. Buriya aba scientifique bakubwira ko uhuye n'intare we ntubimenye ukagira ngo wenda ni marishari muhuye, kuko udahita udevelopa imisemburo ituma ujya mwihangana, intare iratambuka nawe ugatambuka. Abanyarwanda barabizi bajya bavuga ngo kanaka yahuye n'ingwe. Impamvu yahuye n'ingwe nuko nta wikanzu ni ngakore hasi ngagiye gutegera muri position yo guhangana, yahita gushwanya gusa. M23 rero aya mavideo mu yareba ndabizi, urumva mumenye ko de plus mushobora kudevelopa umwuka w'ubwoba vahanagiye gira gute n'iki wa mu predateur ukuzengurutse no kukugera kurya byanze bikunze. Ariko no developa ibiko usa nkaho nta cyabaye n'ibyo avuga ntacyo bikubwiye, wowe uri ku nshingano zawe ukikomereza urugendo rwawe aho uhagaze cyangwa aho ugenda, azakubaha. Ubuse umugabo wabisikanye n'ingwe ku musozi ntabo mugani n'abantu bakajya bamutinya ngagendana amarozi kandi nta n'ikintu yifitiye muri we. Burya suhuye n'ikintu kikagukanga nawe ukagikanga ugakomeza, hari igihe cyane kwirukanka aricyo. Bano bana bato b'impinja uzumva ngo hari ibisimba bikomeye bitajya birya abana, gisanzwe ndaryamye nk'ahantu n'ikingo cyamuciho kiragenda. Nuko wa mwana atazi
ububi bw'icyo gisimba ngo bimutere kurakara n'umujinya ajye muri position yihangana ari ingwe imuryama iruhande ari igisimba cy'inyamani kimucira iruhande kikigendera n'ubwo buryo kuko ntabwo kibona yuko ari mwihangana. M23 rero ubwo buryo bwa resistance sinjye kukubeshya bakwiye kuzamuka bakajya ku rundi rwego. Amerika yavuze, China, ibyo bintu babyigeho, babiganireho, babigire n'abasirikare babo kubita amaduni, badevelope ikintu cyo gukomera. Uko Minembwe imeze uyu munsi niko Masisi igeze kujagarara. Uko Minembwe imeze uyu munsi niko Rucuru igeze kujagarara. Ubwo no kuvuga ngo mu mbone za FCM 23 twirwaneho bafite capacity yo gusekiriza Minembwe ko basekirije ahandi hasigaye. Kuko Minembwe ntiruta Uvira nako yigeze gufatwa nubwo bayivuyemo ntagira uruta Bukavu ntiruta Goma cyangwa se n'ahandi hose turimo kuvuga haruguru. Kubera iki Minembwe batayifatira ingamba bakavuga ati today tugiye gusekiriza Minembwe no matter what. Sibyo? Kandi niba harabo tubibona kimwe ubona ko Minembwe ikibazo gikemutse. Hasigara utubazo nk'uko wakanyabayonga afite utwo isolated cases utuntu bajya bahura natwo. Hasigara utubazo nk'uko umuntu wa bano nyine ba Rucuru bajya bahura n'ibibazo na za Rwindi tujya twumva na za Mabenga. Izo ntabwo zabura. Ibaza igihe Minembwe no yagira ikibazo cyo kuvuga ngo wenda hashobora gushira ibyumweru bitatu ukwezi abiri nta nisasi ruturitse. Iyo niyo success ya M23 yanyewe babagize. Ntekereza ko rero bazabiganireho babifataho mwanzo. Gerekana kubwire buri ko mbibona Marshal. Ntago mbibona nk'ikibazo gikomeye. Ahubwo mbibona nk'umwanzuro bashobora kuba bataranzura kugira ngo bave muri turarwana ahubwo bajye kuvuga ngo tugiye guhagarika ino menace ya Minembwe. Ntabwo rero gutumanya amakuru twemere kubaza abatubaza ariko reka tubaza abadukurikiye. Babona imbaraga mu 23 ifite n'ahantu yagiye irwana Minembwe ariyo yayindanira mu gihe yabagize first priority. Simvuze ngo ntagari priority. Ndavuga mu gihe bavuga bati focus yacu uyu munsi ni Minembwe bubi na bwiza. Ntabwo ntekereza ko byabananira. Niyo mwenga yavamo kuri extreme ya kuri ntuze ya mbere niyo Uvira yakongera igafatwa bibaye ngombwa urumva nuko kwiyira imbere cyane nazabigogo zigafatwa na za makobora n'iki ari butuntu twishe cyane ariko turimo kurya umutima amenyo kubera iki Sandri buriya nibyo nigeze kubwira abantu ariko ubu none nsa n'abigabagije nkubwira ngo intambara yangiye muri Standard cyo nashingiragaho kera buriya n'uko kandi nagarukaho dusubire muri 2022 na gatatu. Ubu iki kiganiro kiba kiri icyo gihe tuvuga Goma nkuko turimo kuvuga Minembwe habagaho impaka n'ubundi uzi ko zabaga zimeze ko mwabuze ubwenge murabona uyu mujyi diplomatique wafatwa airport ya Goma ikajya hasi Monisco iri muri ya mujyi mwege murabona sinyesha modashaka kuzikwegera umva icyo batubwiraga icyo gihe Uvira Bukavu yo ntago ijyamo neza kuko Bukavu yafashwe mu buryo bwegeranye na Goma ntago Bukavu wabango yize basibure gukira gutya. None se amagambo twabwirwaga M23 iparitse kwa bamadimi yo ngiyo. Amagambo twabwirwaga abasesenguzi M23 iparitse Kibumba. Sibyo? Naha za Kabuhanga. Ko Goma yafashwe. Urumva? Bagafurizinga ikibuga cy'indege k'imyaka 2 giye gushira. Byukuri tutagiye kubeshya. M23 yarashize. Sibwo yazamuye imbaraga. None se niba dushyize ku munzane icyo gihe menace yari hari kuko Samidi yari gihari. Nyine byari ibintu bikaze cyane. Urumva icyo gihe Minembwe ninjya kuyipima ku munzane w'ikibazo ko cyari kiremereye. Urumva ndavuga ko ubu ngubu ikibazo cya Minembwe kidapima n'amagarama ngahe ku magarama ya Goma singiye kukubeshya. Bitavuze ko horoshye. Urumva bitavuze ko ari kugenda bitavuze ko ari byo kugenda uhihereza nkuko na Goma yarwaniwemo ariko mbyazamo icyo kuvuga ngo M23 amaze umwaka amezi 8 gutya igose umujyi wa Goma umunsi ubunga wo gufata Goma 3 urebye. Ndatekereza ko nubundi bizafata igihe runaka high command igafata umwanzuro wo kuvuga ngo mwari muzi n'ibindi twategereje igihe kinini ngo turebe kivamo nkuko bategereje nyine Kibumba kuri Goma na Sake. Natwe bakavuga ati twategereje wenda mwenga quelque part twirwaneho twagiye puenzero tunava tugira gute enough is enough tujye gusekiriza Minembwe uwo munsi yo high command zanzura umwanzuro sibyo Minembwe izaba safe nkuko Goma iri safe Minembwe izaba safe nkuko Bukavu iri safe Minembwe izaba safe nkuko Kiwanje iri safe Minembwe izaba safe nkuko Ruberi iri safe Minembwe izaba safe nkuko Masisi nabo bari safe
ikizaba gisigaye ni akoroshaje ni esikarimusha ni udutero shuma ni buri kimwe cyose ngo cyaba n'ahandi ari hose kuko na Goma ararashwa ntataraswa muri Goma hashoboka urumva ariko ntabwo amatangazo RRT OPG irija breaking niki Minembwe imaze kuba too much rwose nibayikuremo completely niba no kwishakira kwiharurira consolidation yayo urumva babikore bazabikora induru zavuga nk'izavuze Goma zizavuga ukwezi kumwe zivuga amezi abiri urumva mu kwa gatatu umuntu w'Uminembwe azavanga lo uzi ko maze mashawe uzi ko maze ukwezi nta nuvisasu sibyo kandi kariya gakarita bagakoze neza njye n'ibyo umuntu nakwita kurangiza intambara pe uzari babarwana n'icyundi ahari abaturage Tshisekedi akunze kwibanda abateza ibibazo urumva hafashwe hose hakagenzurwa ubwo ni abasigaye ibibazo rusange bakongomani bahuriye hose nyine ndavuga ahabarirwa ahagwiriye kuko nta hatari mu Rwandafone ahagwiriye abarwandafone bazambwira abantu ndamvuga buri gihe nzakuzana oxygen muramuguteza ariko zima utajugira ako nzamubaza off record ahantu kuko ibintu bya geography arabizi neza nubundi amatware abarizwamo abavuga ikinyarwanda bigajemo bwo bw'abatutsi muri Kongo ubwo ahantu hataragirwa na M23 hataragungira kuba safe as well si Minembwe buri isigaye yonyine aho batuye nyine aho bagiye batura aho amateka yabo yiganza pajyaya ubwo ntabwo byukuri hashobora kuba ari Minembwe hasigaye honyine na Murenge birashoboka icyo gihe rero je nahashyira kuri priorite kandi ku mpamvu yatumye turwana imyaka n'imyaniko sibyo je nambara ngeze kuri success 100%. Hakaba hasigaye kumenya ngo hari ibizonze Kabila nibi ibizonze wabo bakanyuka nabyo nibi ko naho hakeneye umutekano mugasigara nyine mushaka ubundi abayisirayeli barahingaga kera ngiye nkwigisha birashaka ariko hangaje uvuga ngo amen urumva noneho mu guhinga kwabo no mu kugira ngo basarure ubisoma mu bitabo bya kera nyine byavugaga byo kugambi bw'abayisirayeli bavugaga bati rero tugomba guhinga ariko nimujya guhinga no gusarura ibyo bita guhumba ntabwo bizi kuko Sandrine ntabwo urahinga uzambeshya ibindi guhumba rero ni uguhinga ukajya gusarura muri harvest management urumva noneho hakaba ibintu bisigara ibihingwa bisigara mu murima kandi nabyo byeze imbuto cyo gira abayahudi baravugaga bati niba ari abayahudi n'abari Israeli mujye musarura imyaka ariko ntibugahumba ibyo ibingibi bibashe gutunga nabo abatarabashije kweza urumva yego kigero giye navuga ati twumvikane twarababaye imyaka 70 dufashe area zirimo entité zikunze guhigwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa nubwo basangira guhigwa bose nk'abaswerofone ariko akabanye no mupfu fata ahanuka twahashyikiriye turafashe ariko kugira ngo tutasarura twenyine sibyo dusagurire n'abandi bafite ikibazo cyenda gusa nk'icyacu nkajya najya na Katanga nkajya najya na Kisangani nkajya najya nahe hose ariko kuko muri Kongo amateka aho niko ameze ubona ko n'ubwami bwaho bafuriro sheferi byose burya batura baraziranye ko baturana abakongomani aho ramaze kuhasekereza n'inshuti zacu n'imiryango twaturanye n'abavandimwe nabo kimwe cyose by the way akakanuna ko tugacengezemo hari abantu bumva ko abarwandafone baba barahunze muri bihugu byacu siritu nk'abo bo mu bwoko buvuga ikinyarwanda bw'abatutsi muri Kongo bakagira ngo nibo baba barahunze bonyine oya hari n'andi moko bahungana hari n'andi moko bahungana baragiye basangira ibibazo basangira iyo menace bagira gute ntabwo nk'ibyo wenda abantu babitindaho cyane ariko ntivuze ko nta mufurero uri mu nkambi nawe z'impunzi ntivuze ko nta mubembe nabo barimo nabo barimo batari benshi nk'abandi ariko barimo ubwo urumva rero icyo naba nakoze naba nakomatagije gukemura ikibazo twese dusangiye muri byo nkabona gusagurira abandi ariko kumbwira ngo ngiye ngo nashogoshera nkajya ikindu cyangwa muri Manyema Minembwe ikimeze kuriya nta sense byaba bifite urumva inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo
nakagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.